imiyoborere myiza umusingi w'iterambere. Muraho neza abayobozi bacu, muraho neza n'abandi mwese, mu makanya njye mu nganzo mbabwira uko niyumva mu ngingo. Rurema ngaha ngabije akanya, rugaba byose anyengereye akandi, mubone mu nganzo nta gihunga, vuga ibiranga igihugu cyacu, imiyoborere myiza umusingi w'iterambere. Imiyoborere myiza ntitwayitijwe, twarayitojwe turayitora, dufite intore zirusha intambwe, idutoza ituje idatenamutse, idufitiye byinshi duhaza byose. Kagame Paul perezida wacu, gahore ku isonga uri indashyikirwa. Imiyoborere myiza reka nyirate, niyo musingi w'iterambere mureba, niyo yaduhaye shisha kibondo, niyo yaduhaye shisha mubyeyi, niyo yaduhaye igira inyo iwacu, ubu amata aratemba itoto. Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza ndacyayirata, niyo musingi ibikorwa remezo biganje, amashuri hafi twese turiga, amazi hafi isuku ni yose, amavuriro hafi ubuzima buba bwiza, amashanyarazi hose ubu turacana. Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza mu Rwanda iraganje, amashuri y'imyuga, tekinike n'ubumenyi rusange turiga turatekanye. Kubw'imiyoborere myiza tubikesha umutoza w'ikirenga Kagame Paul soko y'amajyambere. Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza njye nyibabwira, niyo musingi w'iterambere mbabwira, umutekano i Rwanda ubu turatuje, umuvumbi iwacu burahezwe, imiturire myiza duteta twese, amahoro iwacu barasagambye. Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza rubyiruko nkunda, niyo musingi w'imibereho myiza. Reba nawe ruswa iraciwe, reba nawe nyakatsi nuko, reba nawe zisako hafi, ikoranabuhanga n'udushya iwacu. Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza itugeza hose, u Rwanda rwacu ruzwi hose, visiti Rwanda amenye hose, inama z'ibihugu zibera i Rwanda, imikino nuko ikabera i Rwanda, guhanga udushya bikabera i Rwanda. Kagame Paul ubaye ubukombe. Urugendo rwo guhanga imivugo bifashwamo n'umuryango w'isoko. Turabasuhuje inshuti mudukurikira ku mirongo yacu umunsi ku munsi kuri iku. Uyu munsi n'ubundi twongeye kuza nk'uko mubizi, tugenda tubereka impano zitandukanye, gahunda za leta zigiye zitandukanye, ibikorwa bigiye bitandukanye mugenda mubona kuri channel yacu cyangwa se ku mirongo yacu, yaba YouTube channel, yaba X, yaba TikTok, aho hose turahari. Ndabasuhuje rero, mugire umunsi mwiza. Kuri kamera cyangwa ku mashusho turi kumwe n'umwana mutoya, si ubwa mbere tumutumira cyangwa tuganira nawe. Nimureba mu biganiro hasi byabanje murabona n'ubundi uyu mwana twarigeze tuganira. Ndabizi mwese mugira amatsiko, mukwiriye kuyagira kuko uyu mwana ntasanzwe, ni umwana ukiri mutoya ariko kandi ufite ubuhanga. Afite ubuhanga, ngiye kubabwira uburyo afite. Ubushize mwamubonye avuga imivugo mu buryo busa nk'ubuciriritse, ariko ubu noneho ageze kuri standard irenze umuntu wese yakumva kwikanga akavuga ati wawu. Ntatinze reka mwakire. Nadi, amakuru Meza. ngaho utangira wibwira n'ubundi abadukurikiye, uvuge amazina yawe, uvuge ikigo wigaho n'umwaka wigaho. Murakoze kumpa uyu mwanya. Amazina yanjye nitwa Niyumukiza Nadia, mu mashuri abanza ya Rusagara, umwaka wa 5. Njyewe ku bisanzwe mfite impano yo guhimba umuvugo, ubu nahimbye umuvugo ndatsinda, ubu ngubu ku wa 6 nzajya mu marushanwa ku rwego rw'igihugu. Murakoze. Nibyo nababwiraga ati noneho ntibisanzwe. Ushize twaganiriye avuga umuvugo bisanzwe turi mu rugo, twanabasuye ku kigo, ariko ubu Nadia aho ageze murumva ko ari ku rwego rushimishije. Noneho ageze aho arimo arapiganwa cyangwa arakora competition au niveau national. None Nadia, urwo rugendo rwo kugira ngo ube ugeze aho
uhatana ku rwego rw'igihugu rwatangiye rute? Rwatangiye umunsi umwe twari twicaye mu rugo ari njye na mukuru wanjye, tukajya tuvuga ngo tugiye guhimba imivugo tureze kureba umuntu wahimbye umuvugo mwiza, turahimba tubigereka ababyeyi baratubwira ati dukomereze aho, dukomeza kugenda duhimba imivugo uko nguko impano yacu irazamuka. Aha. Hari ubundi ufite imyaka ingahe? Imyaka 12. 12. None se aya marushanwa uza murimo cyangwa uzahiganwamo ku rwego rw'igihugu yatangiriye he? Duha urugendo. Watangiye guhiganwa ku kigo, uva ku kigo ujya ku rwego rw'umurenge cyangwa ni ku rw'akarere, mbese duhe urugendo wagenze kugira ngo ube uri mu ba mbere bagiye guhatana ku rwego rw'igihugu mu rwego rw'imivugo. Nyine diregiteri wacu yaratubwiye ati duhimbe umuvugo insanganyamatsiko igira ati imiyoborere myiza umusingi w'iterambere. Nuko turawuhimba, tumaze kuwuhimba araza atoramo aratubwira ati mwitoremo umwe warushije abandi uzahagararira ikigo cyanyu. Nuko rero baba batoye njyewe, noneho turagenda isave aho hambere, ngize imana mba uwa mbere ndatsinda, bahita bavuga ati tuzajya i Kibeho, naho ngiyeyo mba uwa mbere ndatsinda, bahita bavuga ati tuzajya ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo ni amarushanwa y'abana ariko ubwo mu rwego rw'ibigo by'amashuri. Mwarahiganwe ngo isave ubwo hari ku rwego rw'akarere. Wari wahahuriye n'ibihe bigo bindi? Nari nahahuriye n'ibigo ndibukamo Mugombwa, Esikansi, umva aribyo nibukamo ariko hari n'ibindi. Byahuje akarere kose. Urabahigika urabatsinda. Mfite amatsiko uri buze kutuvugira ko uwo muvugo, hanyuma mugiye i Kibeho, ubwo ni mu karere ka Nyaruguru, mwakoreye ku karere n'ubundi, ubwo hari ku rwego noneho rw'intara. Hari ibigo wibuka mwahahuriye? Ndumva nabyo. Ariko bari benshi. Ariko se bose abari batoya nkawe cyangwa harimo n'abakuru? Bose bari batoya nkanjye, abenshi banigaga mu wa 5. Abenshi bigaga mu wa 5. Okay. Aho naho urabahigika ubu wa mbere. None se wiyumva ute iyo utsinze, uratsinze ku rwego rw'akarere isave, uragiye ugeze ku rwego rw'intara uratsinze, uba wiyumva ute? Nyine ibyiyumviro byawe uba wumva umeze gute? Njyewe numva nishimye cyane, nashimira ababyeyi banjye, abarezi banjye na mukuru wanjye kuko aribo baba babimfashijemo cyane. Ubwo iyo utsinze ni ukuvuga iyo ugiye imbere ukavuga umuvugo wawe bakaguha amashyi, bamara kuguha amashyi abajuri le membre du jury, ni ukuvuga abari gutanga amanota, wajya kumva mu bantu benshi bahiganwaga baravuze bati Nadia niwe watsinze. Ubyakira ute? Mpita numva nishimye cyane, bigahita bindenga. Bigahita bikurenga. None se uvugishije ukuri, ni banga ki ni iki cyihishe mw'uko gutsinda abo bantu bose? Uko mbona bivuze ntabwo bafite, nifitiye icyizere neza yuko ndi bubatsinde. Ni ukuvuga ngo icyizere aba ari cyose. Aha, uratsinze rero ku rwego rw'intara, barakubwiye bati ubu noneho tuzajya kurushanwa ku rwego rw'igihugu, ari nayo marushanwa witegura ejo bundi ku wa 6. Hanyuma se urumva noneho witeguye gute? Ndi kubyitegura neza kuko ahantu hose nzaza ngenda afite icyizere, n'icyizere kinakuzanira n'intsinzi. Icyizere. None se twavuganye kuri buze kuvuga umuvugo tukumva, noneho uko byagenda kose ku rwego rw'akarere nibwo waratsinze, ugatsinda ku rwego rw'intara, ku rwego rw'igihugu hariyo abahanga
nta bwoba ufite. ntabwo bafite njye bifitiye icyizere. Gusa ubundi imiyoborere wowe urayizi? Imiyoborere ndayizi. uyizi ukabwira utekereza wumva ikimenyetso simusiga gishobora gutuma n'umuntu udukurikiye avuga ati Nadia yabaye uwa mbere ku karere, aba uwa mbere ku ntara, agiye gukompeta ku rwego rw'igihugu, nabwo ubw'imiyoborere hari ibyo yumvamo. Njyewe nzi ko ku bwanjye nyine njyewe nzi ko imiyoborere myiza iterwa n'ubuyobozi bwiza. Ikindi no gukorera hamwe bitera imiyoborere myiza. Mbese Rabi, iyo miyoborere myiza uvuga, wenda nubwo tutarumva umuvugo wawe, hari ibimenyetso ubona muri kano gace mutuye, wenda tuvuge mu murenge cyangwa mu kagari, bigaragaza ko dufite imiyoborere myiza? Urugero? ubu ngubu mujya mubona ababyeyi bajya gufata za shisha kibondo, za shisha mubyeyi, yagiye iwacu yari yarahatakaye. Ibyo ni byo bigaragaza imiyoborere myiza. N'amashuri, ariko n'amashuri arahari, amavuriro, imihanda, abana basigaye biga batarobanuye, abakobwa dore biratangaje kubona uri umwana w'umukobwa ukaba ugeze ku rwego rw'igihugu kompeta, nayo ni imiyoborere myiza. Genda baranse, genda urayizi. Uburinganire ni byiza, nayo ni imiyoborere. Hanyuma ngo ni imiyoborere myiza iterambere, imiyoborere myiza umusingi w'iterambere. None se nyine ni gute nyine iyo miyoborere myiza ibaye n'umusingi w'iterambere? Byumva gute? Urumva nyine hari imiyoborere myiza n'iterambere nyine riraza. Imiyoborere myiza umusingi w'iterambere. Ntabwo waba ufite imiyoborere myiza ngo iterambere naryo rike kuza. Bisobanuye ngo burya ibintu koko uretse no kuba ubivuga mu muvugo uranabizi, ariko se nyine natwe ubundi ibintu uvuga ko bitangana n'imyaka yawe, ibintu byaje bite? Ukurikije imyaka ufite n'uburyo uvuga n'uburyo nta soni ufite, ntabwo bingana n'imyaka ufite. Bimeze bite? Twebwe abarezi bacu ntacyo batadutoza. Twebwe uko waba ungana kose bagutoza nyine ibijyanye n'isi nyine. Ntabwo wavuga ko uri umwana ngo ntabwo ugomba kubimenya. Ugomba kubimenya ukiri umwana, ugakura ubizi nyine. Yego, nubwo ni umuco, babatoza uwo muco wo gutinyuka, umuco none ukurikije abandi bana bari ku kigo wenda wahasize, uwo mwari mwatangiranye runo rugendo rwo kuvuga imivugo hariya ku kigo, bo babona gute? Nuko nyine bitaba byakunze baba bakeneye nk'umuntu, ariko twebwe ikigo cyacu nabo bose nta muntu uba ufite impano ngo ihezwe. Bose babazamurira impano, niba ufite impano yawe ntabwo ihezwa. Twebwe ikigo cyacu kiriho uburinganire. None se ugiye guha ubutumwa abana wasize ku kigo, uha ubutumwa abana watsinze ku karere, uha ubutumwa abana watsinze ku ntara, noneho n'ubutumwa abarezi bandi muri rusange barera abana nkawe. Njyewe ubutumwa naho abantu natsinze ni uko nubwo nabatsinze ntabwo bagomba kugenda ngo bahite bahisha impano yabo ngo ni uko nabatsinze ngo byararangiye. Bagomba gukomeza nyine nabo bakiteza imbere nyine nabo ejo nahawe. Ubwo ni ubwabo watsinze. Hanyuma abandi bana wenda bo ku kigo nabo bari mu murongo nk'uwawe urabaha ubutumwa? Abana bo ku kigo ugomba nabo kubaha umurava w'uko bagomba kudaheza kugenda ngo bahishire impano yabo, ngo biyumve yuko nyine bo nta kintu bakora ngo tubarushe. Nabo bagomba kwiteza imbere bakabigaragaza. Ubutumwa ku barezi? Abarezi rero nabo nabaha ubutumwa yuko bagomba kuzamura impano z'abanyeshuri n'abandi bana nyine bose, nabo nyine ntibagende ngo impano zabo zihishirirwe.
imiyoborere myiza umusingi w'iterambere. Muraho neza abayobozi bacu, muraho neza n'abandi mwese, mwubakanye njye mu nganzo, mbabwire uko niyumva mu ngingo. Rurema ngaha ngabije akanya, rugaba byose anyengereye akandi, mubone mu nganzo nta gihunga, mvuge ibiranga igihugu cyacu, imiyoborere myiza umusingi w'iterambere. Imiyoborere myiza ntitwayitijwe, twarayitojwe turayitora, dufite intore zirusha intambwe, idutoza ituje idatenebutse, idufitiye byinshi duhaze byose, Kagame Paul perezida wacu, gahore ku isonga uri indashyikirwa. Imiyoborere myiza reka nyirate, niyo musingi w'iterambere mureba, niyo yaduhaye shisha kibondo, niyo yaduhaye shisha mubyeyi, niyo yaduhaye gira inka iwacu, ubu amata aratemba itoto, Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza ndacyayirata, niyo musingi ibikorwa remezo biganje, amashuri hafi twese turiga, amazi hafi isuku ni yose, amavuriro hafi ubuzima buba bwiza, amashanyarazi hose ubu turacana, Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza mu Rwanda iraganje, amashuri y'imyuga, tekinike n'ubumenyi rusange turiga turatekanye, kubw'imiyoborere myiza tubikesha umutoza w'ikirenga Kagame Paul soko y'amajyambere, Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza njye nyibabwira, niyo musingi w'iterambere mbabwira, umutekano i Rwanda ubu turatuje, umuvumbi iwacu burahejwe, imiturire myiza duteta twese, amahoro iwacu barasagambye, Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza rubyiruko nkunda, niyo musingi w'imibereho myiza, reba nawe ruswa iraciwe, reba nawe nyakatsi nuko, reba nawe gisako hafi, ikoranabuhanga n'udushya iwacu, Kagame Paul ubaye ubukombe. Imiyoborere myiza itugeza hose, u Rwanda rwacu ruzwi hose, visiti Rwanda amenye hose, inama z'ibihugu zibera i Rwanda, imikino nuko ikabera i Rwanda, guhanga udushya bikabera i Rwanda, Kagame Paul ubaye ubukombe. Reka nsubike sinsoje, reka nsubire mu nganzo nkane Gicumbi, reka nsubire guhanga ibindi, reka nzagaruka ubutaha, rwose ryanjye ryaguhanze Rwanda. Yaya gato gatowe iteka gukunda igihugu, niyo mukiza Nadia akarere ka Gisagara, umurenge wa Kigembe, intara y'Amajyepfo, mu mashuri abanza ya Rusagara mu mwaka wa 5, murakoze Imana ibarinde. mumaze kugera ku rwego rwo hejuru, iyi mpano mwiyirengagize. Dufatikanyije twese hamwe, yaba isoko yo kurama ndetse namwe mudukurikiye b'abasizi, banyamateka, bantu mushinzwe umuco, dufashe uyu mwana kugira ngo iyi mpano ejo tutajya tukumva yazimye cyangwa ntigihari, kandi haba hari muri bakuru murimo murarenga, ariko uyu mwana ahinguka. Njyewe aravuga agahita mubona ari muri sare nini irimo intore zirusha intambwe nk'uko ari kuyivuga, arimo arataka u Rwanda ndetse avuga umuco. Rero ni byiza ntimujye kure, nituzajya tubona impano nk'iyi ntitujye tuyitererana, ahubwo tujye tuyisigasira, cyane ko ibyo avuga bibumbatiye umuco, bibumbatiye icyerekezo igihugu cyacu gifite. Ndabashimiye. Ibindi bintu wifashisha se mu gihe cy'umuvugo wawe? Ibyo nifashisha biba bihari, urugero harimo ifoto ya Kagame Paul, n'igishushanyo cya shisha kibondo na shisha mubyeyi, harimo n'ingagi na convention center. Ubyifashisha njyewe mba numva ugomba kuvuga ibintu ukanabyerekana, kuko ushobora kuvuga ikintu kidahari ukaba nyine ushyizemo n'ibintu bidahari, ugomba kubivuga byerekana, kandi nabyo bitanga n'amanota. Yego, nimba uvuze intore zirusha intambwe ukagaragaza ifoto, nimba uvuze iterambere wa musingi wagumye uvuga ukerekana convention center, nimba uvuze shisha kibondo na shisha mubyeyi ukabyerekana. Ni byiza cyane. Wa mugani uba ukuye ibintu mu magambo none ubishyize no mu bikorwa mu buryo bugaragara. Hanyuma wenda tugana ku musozo, noneho abantu muzahatana ku wa 6, ubutumwa naho abantu tuzahatana
nabo bagomba kwigirira icyizere nyine bakumva yuko nanjye ngomba kwigirira icyizere ariko nabo bagomba kwigirira icyizere yuko nyine nabo bazatsinda. ngewe ariko icyo nababwira bakwitege Nabo bishyiriyemo icyizere yuko bazatsinda. babwira uti munyitege ndaje mbatsinde ku wa gatandatu n'ubundi umwanya wa mbere ni uwanjye. Rero nagushimiye, reka tukure ko ugiye gukora ibizamini kandi amahirwe masa, kandi ni amakuru ufite nabyo ujye ubitsinda cyane, ujye ubitsinda, uri n'umuhanga mu ishuri. Reka rero twizere ko Imana izadufasha, iriya nsinzi n'ubundi tukazayitahana hano mu murenge wa Kigembe, kandi uretse n'ubu n'ikindi gihe cyose hazabaho amarushanwa uzajya ukomeza kugenda witwara neza.